ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iratwumva, natwe rero katubitege amatwi kuri wa gatanu cy'umwaka cya 2026 tariki ya mbere ukwakira 2021 ubwo duhimbaza Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Baruki, umutwe wa mbere umurongo wa 15 kugeza ku 22. Ubutabera n'ubwa Nyagasani Imana yacu, naho twebwe icyo dukwiriye ni ugukorwa n'ikimwaro nk'uko bimeze ubu ku muntu wese wo muri Yuda no ku baturage b'i Yerusalemu, ku bami n'abatware bacu, ku bahereza bitambo, abahanuzi n'ababyeyi bacu. Ni koko twacumuye kuri Nyagasani, turamusuzugura, kandi ntitwumva ijwi rya Nyagasani Imana yacu ryaduhuguriraga kugendera mu nzira z'amategeko ye. Kuva ubwo Nyagasani avanye abasokuruza bacu mu gihugu cya Misiri kugeza uyu munsi, twakomeje guhemukira Nyagasani Imana yacu, turigomeka, twanga kumva ijwi rye. Ngimvano y'ibyago n'imivumo bitaduhwemera kugeza na n'ubu, nk'uko Nyagasani yabibwiye Musa umugaragu we igihe avanye abasokuruza bacu mu Misiri kugira ngo aduhe igihugu gitemba amata n'ubuki. Twanze kumva ijwi rya Nyagasani Imana yacu ngo dukurikize amabwiriza yose y'abahanuzi yatwoherereje, ahubwo twarigendeye buri muntu akurikije ibyifuzo bibi by'umutima we, tujya gukorera izindi mana, maze dukora dutyo ibidatunganiye Nyagasani Imana yacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 79. Nyagasani gira ikuzo ry'izina ryawe, maze untabare. Mana, abanyamahanga barakurengereye, bahumanije ingoro yawe ntagatifu, Yerusalemu bayihinduye amatongo. Imibiri y'abayoboke bawe bayigaburiye inyamaswa zo ku gasozi. Amaraso yabo bayamenye nk'umuvu w'amazi mu mpande zose za Yerusalemu, kandi ntawasigaye ngo abahambe. Twahindutse insuzugurwa mu badukikije, mbese Uhoraho uzaturakarira na ryari? Ishyari ryawe se rizakomeza rigurumane nk'umuriro? Ntuduhore ibicumuro by'abasokuruza bacu, udusanganize bwangu impuhwe zawe, kuko tugeze ahaga. Dutabare Mana y'agakiza kacu, ugirire ikuzo ry'izina ryawe. Turokore maze utubabarire ibyaha byacu, ugiriye izina ryawe. Nyagasani girira ikuzo ry'izina ryawe, maze untabare. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 10 umurongo 13 kugeza kwa 16. Igihe Yesu yabwiraga abigishwa 72, yaravuze ati: "Iyimbire Korazini, iyimbire Betsaida, kuko ibitangaza byabakorewemo iyo bigikorerwa muri Tiro no muri Sidoni, kuva kera barisubiyeho bakambara ibigunira, bakisiga ivu. Nyamara ku munsi w'urubanza muzahanwa kurusha Tiro na Sidoni. Naho wowe Kafarnawumu, ubona ko uzakuzwa kugeza mu bicu, uzaroha mu kuzimu. Ubumva nike aba yumva, ubahinyura ninjye abahinyura, kandi umpinyuye abahinyuye n'uwantumye." Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ubumva ninjye aba yumva, n'ubahinyuye abahinyuye n'uwantumye. Bavandimwe muri Kristo, nidukomere dutege amatwi ijambo ry'Imana, twumve neza maze dukore neza. Kuri uyu munsi twibuka Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu, patrone de mission. Kiliziya yagize umurinzi w'ubutumwa. Turazirikana ku bibazo by'ingutu intumwa zidahwema guhura nabyo mu butumwa. Ikibazo cyitwa kutakirwa, iyo ni esheke, icyo ni igikomere. Tukamenya ko gutsindwa cyangwa gutsindwa bishobora kubaho mu buzima, mu butumwa. Ubwo tuza gutondagura inshinga yitwa mu Kilatini audire, audio, écouter, gutega amatwi, kumva. Mu ngingo remezo y'ikibazo tuza kugenda twibaza igira iti: kuki Imana inyumva ariko nge sinyumve? Ngizo ingorane zimwe mu butumwa, aho bamwe bajya mu butumwa bagacurangira abahetsi, bakabwira badashobora kubumva ngo kuko kwaguti inyuma yahuye. None se bavandimwe, iyo tujye mu butumwa ntibatwumve, twifata dute? Turihorera? Iyo hari abatakumvise kandi hari Imana nyine twavugiraga, ubivugaho iki? Imana yo ibivugaho iki? Kimwe mu gisubizo uyu Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu turi kwiyambaza uyu munsi yatanze, nuko nyine hano ku isi duhatambuka nk'abari mu butumwa. Nuko aravuga ati: "Je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Amen." Akagira ati: "Nzakora ibishoboka byose ijuru ryanjye ditangire hano ku isi, nkorere hano ku isi nk'ibyo nakora ndi mu ijuru." Mu yandi magambo, ijuru ritangiye hano ku isi. Urakoze Tereza w'Umwana Yesu. Ngo ubutumwa dufite hano ku isi, aho tutagombye kureba inyuma cyangwa twe twategereza Imana ngo nitugera mu ijuru ngo nibwo tuzayumva.
ahubwo muvandimwe naho uri hose ushobora gutega undi amatwi, ushobora kumva Imana bigakunda. None kuki Imana itwumva ariko twe ntituyumve, ikatwumvira ariko twebwe ntituyumvire? Ese nawe muvandimwe byaba bigushyikira ko Imana ikumva, ikakwitaho, ikagutabara, ariko ntuyitege amatwi ngo wumve ikizi gusaba gukora n'ikibi gusaba kureka? Soma wumve. Mu ishuri rimwe mwarimu aherutse kubaza umwana ati, kuri kwiga mwana, urumva numara kwiga uzaba iki? Umwana ati, ndifuza kuzaba telefoni. Mwarimu aratungurwa, yibaza icyo gisubizo cy'umwana, ari nako ari guseka. Nuko amubaza impamvu yifuza kuba igikoresho kandi ari umuntu. Umwana ati, nukugira ngo nanjye mama zankunde. Umwana ati, nukugira ngo nanjye mama zankunde nguko akunda telefone ye ku buryo bukomeye. Babyeyi, ngaka agahinda gakomeye abana benshi bafite mu ngo zabo, babuze uwo bagatura ibibazo byabo yo gutitabwaho. Biradusaba rero gukora cyane, tugakora muri ya systeme yitwa écoute, kumva, gutega abandi amatwi, tukumva abana bacu, tukita ku bana bacu aho kwita ku bikoresho, ikoranabuhanga, telefoni, ordinateri, televiziyo, radio n'irindi terambere cyangwa ikoranabuhanga. Kwita ku bintu kurusha abantu bikazarangira n'Imana utakizi kwibaho. Nguko kwibagirwa Imana bavandimwe. Kuki Imana intega amatwi kanyumva ariko ngewe sinyitege amatwi ngo nyumve? Ni ikibazo. Mu isomo rya mbere turuva umuryango w'Imana uri mu buhungiro, mu bucakara, uri kure y'igihugu cyabo, bishushanya kuba kure y'Imana. Rero batangiye kwicuza impamvu bataye igihe mu bigirwamana, bakumva ibindi usibye Imana. None barasumbirijwe bageze ahaga, ariko bemeye ikosa ryabo, bamenye rero aho riherereye, kutumva Imana, dore ko bari bamaze no kwibonera ingaruka mbi zo gutumvira Imana bagize, ko byabakuruye ibyago akangari. None bari gutaka batakambira Imana mu isengesho ryabo ryo gusaba imbabazi no kwisubiraho. Bagize bati, twanze kumva ijwi rya Nyagasani Imana yacu ngo dukurikize amabwiriza yose y'abahanuzi yatwoherereje, ahubwo twarigendeye buri muntu akurikije ibyifuzo bibi by'umutima we, tujya gukorera izindi mana, maze dukora gutyo ibidatunganiye Nyagasani Imana yacu. Amen. Utube hafi Nyagasani. Nyagasani, girira ikuzo ry'izina ryawe maze udutabare. Amen. Nguyu muririmbyi wa Zaburi, natwe tuti Nyagasani, girira ikuzo ry'izina ryawe maze udutabare. Amen. Ni koko bavandimwe, utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Abayisirayeli mu buhungiro niho bumviye neza yamvuga igira iti, usuzugura intumwa ukaba usuzuguye n'uwayitumye. Iyo utumviye umuhanuzi w'Imana, ni Imana ubwayo usuzuguye, kandi ingaruka mbi zo gusuzugura ni umuvumo. Na Yesu mu ivanjiri ya none aragaruka kuri iyi nshinga turi gutondagura yitwa écoute, kumva, gutega amatwi. Iyo nshinga rero igomba gutondagurwa mu butumwa, duhabwa na Yesu. Yesu rero akararikira abigishwa be kuzihangana ibigeragezo, les échecs, ingorane z'uko hari abazavunira ibiti mu matwi ntibabumve. Ubwo ejo ariho twazirikanaga ubutumwa yabahaye buhiniye mu mabwiriza 5 consignes. Irya nyuma ryageraga riti, naho rero mujye muzinjiramo ntibabakire, niba nasohoka bazabibutse ko ingoma y'Imana yegereje, ingoma y'Imana bari hafi. Nuko rero muvandimwe, muri byose wabishaka utabishaka, Imana irakora amanywa nijoro, kandi Imana irahari, ingoma y'Imana iri hafi. Umuntu wese nyine wanga kwakira Imana ameze nk'aho mwana wanga kumvira ababyeyi, asarura iki? Umuvumo. Kandi ngo wanga kumvira umushumba ugapfana ubworo, gusuzugura ababyeyi kunangira. Muri ivanjiri naho turuva mu ingaruka mbi zo kutumvira. Uku gutumva kw'iyi migi ko ari 3 isarura umuvumo: Korazini, Betsaida na Kafarnaumu. Iyi migi yari yarabonye ibitangaza byinshi ariko igakomeza kunangira. Yamvugo igira iti, imboga zibona abana, cyangwa ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Iyi migi ntituyitera ibuye, ahubwo natwe biradukebura, bikatwibutsa cya gihe cyose dutakaza mu bintu by'amanjwe, tugatijya mu bintu bidafite shinge na rugero, nyamara hari undi washyira muri uwo mwanya akawubyaza umusaruro kandi ushimishije. Nguko uko bamwe baburira imigisha kuri poste bariho, ku mirimo, ku kazi, ku myanya y'icyubahiro bariho, bamwe bakica, yewe bakica ubusa ayo mahirwe Imana yabahaye, bikazarangira basaruyemo nyine umuvumo. Kubera iki? Kutumva bituganisha kutumvikana. Ni koko bavandimwe muzarebe, iyo umuntu atumva nta nubwo yumvikana nyine. Kuwa mbere ushize w'iki cyumweru nibwo twumvise umwarimu wabwiye umunyeshuri ngo yuzuze umugani ugira uti, uwibahetse. Mwarimu yari yiteye igisubizo kigira kiti, ababwiriza uri mu mugongo. Ariko umunyeshuri we ati, uwibahetse arihekura. Nuko nyine mwarimu muhazeru. Babyeyi, buri wese ku isi akeneye kumvwa, kwitabwaho,
kuko twese turi abanyantege nke. Ni ukwita kuri mugenzi wawe no muri izo ntege nke afite, mu bibazo afite, uko ameze kose, kwita ku bandi buri gihe cyose. Ngo umunsi umwe hirya kure muri Afurika, umubyeyi witaga kuri telefone ye cyane, yaba birenze ibikenewe, bikagera aho kibagirwa n'inshingano z'urugo, nko guteka ari kuri telefoni, birumvikana ibyo ntibyashyaga cyangwa bigashirira. Kwita ku bana uri kuri telefoni, kwita ku mugabo uri kuri telefoni, ukita ku rugo rwose uri kuri telefoni. Nuko rero uyu mubyeyi yaje kubyara umwana, akajya amugaburira ari kuri telefoni. Nuko maze no gukura akajya amujyana ku ishuri ari kuri telefoni, akamwitaho yibereye kuri telefoni. Bigeze aho wa mwana nawe ibyinshi akajya byikorera, nuko aza gukura akibona nyina ahugiye kuri telefoni, yaranze kuyivaho neza neza. Nuko nawe birumvikana akomeza nyina amwigana, nyina nawe yaramuguriye indi telefoni ngo ijye imuhuza. Nuko nawe n'imirimo yose akigana nyina ari kuri telefoni. Yewe bajya no ku meza, bombi na nyina bakaba bari kuri telefoni, ntawe uvugisha undi, bari kuvugana na telefoni zabo. Umunsi umwe rero nyina yaje kurwara, araremba, ajya mu bitaro. Nuko uyu mwana w'umukobwa we aba ari ujya kumurwaza, ariko nk'uko yari yarabimenyereye amurwariza kuri telefoni, byose akabikora ari gucatinga. Nuko ku munota wa nyuma aho nyina yarakeneye amazi ngo abeho, amazi amuramire, dore ko amazi ari ikimenyetso n'ubundi cy'ubuzima, niwo muti w'ibanze. Nuko wa mwana agafata ya mazi akahaha nyina arangariye kuri telefoni. Amazi aho kugira ngo aboneze mu kanwa k'umubyeyi, akisuka hanze ubundi akigendera, akisuka hasi ku gitanda. Wa mukobwa wonye ikiziba cy'amazi yasutse ari gutemba, yihutira gukoropa, birumvikana ngo adakomeza kwandura. Aho kureba impamvu amazi atageze mu kanwa ka nyina, mu gihe nyine umukobwa yarahugiye kuri telefone ari no gukoropa, byumvikane wa mubyeyi nyine yahise apfa, kandi amazi yarahari n'uwo agombaga kuyamuha yarahari, ariko yibereye ahandi, yibereye kuri telefoni. Yumviye telefoni aninira nyina, none nyina yitabye Imana. Babyeyi, niko kuwibahetse arihekura. Mubyeyi nyakubahwa, ikintu cyose uzakora kibi umwana akakubona ukamwerekera, azakwigana, birangira uwo mwana apfuye nawe upfuye. Nivugiraga urupfu rwa roho kwa gupfa uhagaze. Birababaje, hari ku bantu bamwe iterambere ryahindutse iteranyuma, ikiyobyabwenge, ikibazo, umuvumo, kandi wari umugisha. Aho iryo terambere n'ikoranabuhanga ryagombye kumfasha gutega amatwi, ngatega amatwi mugenzi wanjye, bityo rikambera igisubizo n'umugisha wo guhura n'abandi tugasabana tugasangira. Ahubwo aho gusabana turasobanya. Iryo terambere rikadusandaza ababyeyi. Uko abantu barushaho kugura imodoka zihenze, za telefone zihenze, za ordinateri zihenze, ibyuma kabuhariwe bihenze, ni nako barushaho gukerererwa no kugenda intatane. Kandi burya ikimenyetso simusiga cya shitani ni ugusandaza abantu, diviseur, kubacamo kabiri, amacakubiri, amakimbirane, urwango, bagatatana, bagatana. Iyo shitani imaze kubatatanya yigurira agacupa iti, ndabahamije murabeshya, ndabumvishije, nimugenderaho, umuhigo ndawesheje. Uko abantu bakataje mu iterambere, ni nako bari kurushaho kugenda batera Imana umugongo. Birababaje. Icyo kakavuye gakurura ni imirwano, ni ukwirata, ni intambara, nta bumwe, nta bwumvikane. Aho rero habuze Imana, habuze ingoma y'Imana. Kandi Yesu atubwira ati, mwabwire ko ingoma y'Imana yegereje, ingoma y'Imana ibari hafi. Mubyeyi, aho hari amakimbirane wagize ngo hari Imana, aho ni shitani uhibereye. None wasanga nanjye ndi mu Imana yegereye ariko nkayihunga. Watuye hafi ya kiliziya ariko abakure, abaturuka iyo gihera bakaza gushengerera, gusenga, bakumva misa badakererewe. Naho ngewe padiri, chapelle iri iwanjye, ituye muri nge, ariko sinayinjiramo cyangwa nkanakerererwa. Mbega umuvumo babyeyi, uturana n'Imana ariko ukayihunga. Hari ibintu biba bisekeje muri iyi si, muba muri kuganira n'umuvandimwe, nuko akakubwira ati, yewe uretse gato maze nitaba umuntu, wowe ugasigara nyine uturamye, uri kwibaza uti, ngewe se sindi umuntu. Abantu bahuriye ku meza baje gusangira, ariko nibereye kuri telefone, ari kujya kwitaba abandi bakure. Umuvandimwe aje kugusura ngo muganire, nicyo gihe nabonye nawe umwakirije cya televiziyo, ururadiyo, guhugira kuri telefoni ngo bari cyo baganira, cyangwa nyine ukazana ikiradiyo ngo mwumve amakuru. Mbese mukaza kurangiriza ikiganiro ari za radiyo, za televiziyo, za telefone, aribyo byivugiraga. Aho mwabuze umwanya mwembi, mwaburanye kandi muri kumwe. Abantu bakaba bari mu nzu imwe bakaburana, babandi badashobora kuganira, nta gacaca y'urugo, nta nama y'urugo, nta gahunda y'urugo, bose bibereye kuri za WhatsApp, bageze mu mahanga kera, nyamara bataye urugo, bari kuganira naho hanze kurusha bari mu nzu. Uko no gusobanya, uko no gusandaza, uko no gusandaza mu butumwa. Bavandimwe, kuri iyi si ntawe udakenera ko abandi bamwumva, ntawe udakenera ko abandi bamutega amatwi, ntawe udakenera ubufasha bw'abandi, kuko twese turi abakene burya. Noneho by'akarusho ntawe udakenera ubutabazi bw'Imana.
turi abantu b'abanyabyaha n'abanyantege nke. Ese kuki wowe uwutega amatwi wibwira gusa ko ari umunyabibazo aho kumufata ku ruhande gushobora no kukuzanira igisubizo? Akenshi hari ubwo dupfa mu mutwe ngo uje kudushaka ngo ni umunyabibazo, ngo ni umukene, ngo aje kudutura amaganya n'agahinda bye, nyamara yaranatuzaniye ibisubizo. Yezu aba yamutumye akaba umuyobozi wanze kwakira umusaza azi ko yari yaje kumusabirizaho. Wa musaza agiye kugenda kubera ko umuyobozi yanze kumwakira, nuko aramubwira ati yewe nanje kugukemera ko mayibobo ziri gukwiba mu mufuka. Wa muyobozi akoze mu mufuka koko asanga bamuhekuye kera, amafaranga yose y'uruganda yaragiye kubitsa bayatwaye, ngo yari yiteze ko wa musaza ari umunyabibazo. Mubyeyi, nawe uyu munsi ujye wihatira gutega abana bawe amatwi mu rugo ubumve. Ejo nawe batazifuza kumera nka telefoni cyangwa n'icyo kindi gikoresho ukunda cyane kubarenza. Wihatire gutega amatwi abagusanga, byamenyetso byose baguha, abakwandikira kuri telefoni, bityo ugashungura ugakuramo ubutumwa bw'Imana ukabasha kubutandukanya n'ubwa sekibi. Niko kuramutse wumvise Imana neza uzamenya gushishoza, umenye ikibi ukirinde, umenye n'ikiza kandi ugikore. Bityo aho unyuze hose ujye ubonamo ibisubizo by'Imana. Imana ihora iguteza amatwi, ya mvugo yo kumva iganisha kumva. Iyo wateze undi amatwi musangira akababaro n'ibyishimo. Nteze amatwi dawe, nteze amatwi mbwira, ijambo ryawe riranyuze, ndishyinguye neza mu mutima wanjye. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Yesu,